Yesu ashimwe cyane, nanone ndabasuje mu izina rya Yesu, amahoro y'Imana nabe muri mwe. Ni Pastor Sam, inshuti yanyu. Uyu ni umunsi mwiza nanone Imana yaduhaye kugira ngo tuwishimiremo kandi tuwunezererwemo. Nagira ngo dukomeze tuganira ijambo ry'Imana twatangiye rivuga ku gukiranuka kw'Imana cyangwa kugororoka kuva ku Mana. Nk'uko mubizi ubushize twavuze ku gukiranuka kw'Imana tugushingiye kuri Adamu na Eva. Hariho gukiranuka kwa muntu kuva mu mirimo myiza yikoreye, hakaba no gukiranuka kw'Imana kuva mu kwizera Yesu. Akaba ariko gukiranuka Imana izashingiraho iduha ijuru, niko gukiranuka Imana yemera, kuko umuntu igihe cyose agerageje gukiranuka agenda kuvangamo no gukiranirwa. Bibiliya yaravuze mu ntuza muri Yesaya 64 n'umurongo wa 6, iravuga ngo ibyo twakiranutse byose ngo bimeze ngo nk'ubushwambagara ngo burimo ibizinga. Urumva rero umwambaro ubundi ugereranywa no gukiranuka. Niyo mpamvu twabonye ko Adamu na Eva bagerageje kwiremera imyambaro mu bibabi by'imitini, hanyuma Imana ije n'ubundi barayihunga. Urumva kwiyambika kandi Imana yaza bagahunga, ni uko umwambaro wo gukiranuka kw'Imana wari wabavuyeho, bambaye gukiranuka bikoreye. Gukiranuka umuntu yikoreye rero ni kujya gutuma agera ahantu yumva adafite urubanza, ni kujya kugera ahantu isoni z'ibyaha zimushiraho, kandi igihe cyose Yesu azaba agarutse azahunga Imana nk'uko, cyangwa azagira isoni zo kubona mu maso h'Imana nk'uko Adamu na Eva bumvise Imana bagahunga kandi bari bambaye ibyo bikoreye. Gukiranuka kw'Imana rero twakubonye muri iyo nkuru ya Adamu na Eva, ni uko Imana mu gice cyaho cya 3 n'umurongo wa 21 yaje kubambika impu, yaje kubakorera ibyo kwambara ibikoze mu mpu. Buriya kugira ngo uruhu ruboneke hari hamenetse amaraso. Ibyo ngibyo murabizi ko utashobora kubona uruhu rw'inyamaswa nta rupfu rwabayeho, nta kumeneka kw'amaraso kwabayeho. Rero Imana yamennye amaraso y'inyamaswa kugira ngo yambike Adamu na Eva. Kuva uwo munsi rero byabaye ngombwa ko umunyabyaha ashobora kwegera Imana gusa mu gihe habayeho kumeneka kw'amaraso. Yesu ashimwe cyane. Uyu munsi turaza kuganira nanone ku gukiranuka kw'Imana, ariko ndagira ngo tuvuge noneho kuri Kayini na Abeli. Icyo kigeranyo turi bubone, turabonamo nanone gukiranuka kw'Imana no gukiranuka kwa muntu. Ariko reka tubanze dusome cya cyanditswe twashatse kwisunga muri iyi nyigisho yacu. Uko tuzajya tugirirwa ubuntu tuzajya tugisoma, kiri mu Baroma igice cyaho cya 10 uhereye ku murongo wa 1, ariko tuba dushakamo cyane wa 3. Aravuga ngo bene data, by'umutima wanjye wifuza n'ibyo nsabira Abisirayeli ku Mana ni ukugira ngo bakizwe. Wa 2 aravuga ngo ndabahamya yuko bafite ishyaka ry'Imana ariko ritava mu bwenge. Wa 3 ari nawo tuba dushakamo cyane, uravuga ngo kuko ubwo bari batazi gukiranuka kw'Imana. Urumva ko gukiranuka kw'Imana turimo kwigishaho, ngo abayuda ntago bari bazi uko gukiranuka uko ariko, ngo bagerageje kwihangira gukiranuka kwabo ubwabo, bituma basuzugura gukiranuka kw'Imana. Iyo bavuze ngo bagerageje kwihangira gukiranuka kwabo ubwabo, ntago ari ukuvuga ngo bagiye kwijandika mu byaha, ntago ari ukuvuga ko bagiye gukora ibyaha cyangwa biyeguriye gutegekwa n'ibyaha, ahubwo bagerageje kwereka Imana babinyujije mu mirimo yabo myiza ko bashobora gukiranuka. Rero ibyo ngo byatumye basuzugura gukiranuka kw'Imana. Niyo mpamvu rero dushaka ko umuntu wese asobanukirwa gukiranuka kw'Imana, kuko niko Imana yitaho, niko kuzaguhesha ubugingo. Haleluya. Kuko nayo babwiye umunsi turisunga inkuru ya Kayini na Abeli kugira ngo dusobanure nanone gukiranuka kw'Imana no gukiranuka kwa muntu. Iyo nkuru tuyisanga mu gitabo cy'Itangiriro igice cyaho cya 4 uhereye ku murongo wa 1. Haravuga ngo kandi uwo mugabo atwika Eva umugore w'inda abyara Kayini. Aravuga ati mpeshejwe umuhungu n'Uwiteka. Arongera abyara Abeli murumuna wa Kayini. Abeli aba umwungeri w'intama, Kayini aba umuhinzi. Murongo wa 3.
Bukeye Kayini azana ituro ku mbuto z'ubutaka ngo ariture Uwiteka, na Abeli azana ku buriza bw'umukumbi we no ku rugimbu rwawo. Uwiteka yita kuri Abeli no ku ituro rye, maze ntita kuri Kayini n'ituro rye. Kayini ararakara cyane, agaragaza umubabaro. Uwiteka abaza Kayini ati, ni iki kikurakaje kandi ni iki gitumye ugaragaza umubabaro? Nukora ibyiza ntuzemerwa, ariko nudakora ibyiza ibyaha byitugatugira ku rugi, kandi niyo byifuza, ariko ukwiriye kubitegeka. Kayini abibwira Abeli murumuna we, kandi bari mu gasozi. Kayini ahagurukira Abeli murumuna we aramwica. Turangije umurongo waho wa 8. Dushobora no gusoma mu Baheburayo igice cyaho cya 11 n'umurongo waho wa 4. Aravuga ngo kwizera niko kwatumye Abeli aha Imana igitambo kiruta icya Kayini kuba cyiza, ni nako kwamuhaye guhamwa ko ari umukiranutsi, ubwo Imana yahamyaga ko amaturo ye ari meza, kandi niko kwatumye nanone akivuga nubwo yapfuye. Amen. Yesu wacu nashimwe cyane. Nagira ngo tuganire kuri aya magambo. Tubonye Kayini agira igitekerezo, nk'uko tubisomye biranagaragara ko ari we wagize igitekerezo bwa mbere cyo gutanga igitambo imbere y'Imana, ariko ikintu kibabaje cyane ni uko igitambo cye kitigeze cyemerwa. Tubona Abeli nawe atanga igitambo kiremerwa. Abantu bagiye bavuga aya makuru bayigisha ukuntu kutari ko, bakatubwira ngo biragaragara ko Kayini ngo yazanye ngo ku byo yejeje ngo azana bibi, ngo azana imyaka yapfuye, azana imbuto zitameze neza, ngo inziza arazisigariza, ariko ntabwo ari ko kuri. Ahubwo ikibazo cyabaye kuri Kayini. Kayini yazanye igitambo kitemewe n'Imana, cyangwa yazanye ituro ritemewe n'Imana, atari uko bitamuvunnye, atari uko ari ribi, ahubwo ari uko ritemewe. Ndabivuga mu buryo bubiri. Ijambo rya mbere, umuntu amaze gukora icyaha, kongera kwambara, kongera kugaragara imbere y'Imana, yagombaga kuba yambaye, cyangwa se yagombaga kuba ashize ubwoba bitewe n'uko hari inyamaswa yamaze gupfa mu mwanya we, kuko ibihano by'ibyaha byari urupfu. Icyo ngicyo murakizi neza. Kugira ngo Adamu na Eva bongere kwambara, habayeho gupfa kw'inyamaswa. Ibyo ngibyo mubizi neza. Hanyuma rero Kayini bigaragara ko aya makuru yari ayazi, biragaragara ko ababyeyi babo bari baramubwiye akayasuzugura, agasuzugura, bakamubwira ko hari inyamaswa igomba gupfa, akabisuzugura ntabyizere, bitewe n'uko yabonaga ibintu yejeje bivuye mu mbaraga ze, akabona ni ibintu byiza by'igikundiro. Ndayomba bwiza ukuri ngo Kayini yatoranije imyaka myiza y'igikundiro, niba ari pome wenda n'urugero, niba ari imyembe, ibyo yajyanye byose, ashobora no kuba yarajyanye kuri buri bwoko bw'ibyo yari yejeje byose, ariko yagiye atoranya ibyiza. Umva ikibazo kibirimo rero. Icya mbere, byamusabye imbaraga nyinshi cyane kugira ngo ahinge, atere imbuto izamere, igere igihe cyo kwera, ayisarure. Byamusabye imbaraga nyinshi cyane, byamusabye igihe kinini, byamusabye kwitanga cyane. Hama arangije yumva arabyizeye cyane, binyuze mu miruho ye, yumva ko ibyo bintu bigomba kwemerwa, areka kwizera icyo yabwiwe. Hanyuma Abeli nawe agomba kuba ayo makuru yari yarayumvise, ariko nashaka abe yarayumvise cyangwa atarayumvise, nabivuga no muri ubu buryo. Abeli yashatse ikintu cyo guha Imana arakibura. Abeli abura ikintu cyo guha Imana, aha Imana ikintu kitigeze kimugora. Abeli yatwaye intama. Reka nkubwire intama se Abeli wayibyaye? Intama ntago yayihinze ahantu ngo imere. Intama nta kintu cyose kugira ngo ibeho, nta ruhare rwa Abeli rwabayemo. Abeli arangije agaburira intama ubwatsi atamejeje, atazi iyo bwavuye, yabonye bumera,
ayuhira amazi atazi aho yavuye, byose ubona ko wari umurimo w'Imana. Arangije rero afata cya kindi cy'Imana kitavuye mu bwenge bwe, mu mbaraga ze, mu bushobozi bwe, aba ari cyo ashyira Imana. Ijambo rya mbere, ntibimugoye, afashe Imana ayishyira ibyayo. Nta kintu yiyizeyeho we nka we, kuko nta mbaraga ze, nta bushobozi bwe burimo, ajyanye icy'Imana n'icyo ayishyiriye. Ijambo rya kabiri, kiva amaraso. Ijambo rya gatatu, intama. Murabizi ko Kristo agereranywa n'umwana w'intama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Rero Abeli kugira ngo yemerwe, ni uko atigeze yizera imbaraga ze, ngo yizere ubushobozi bwe, ajyane ituro ashingiye kuri ibyo ngibyo ashoboye, akajyana ituro mu by'Imana yikoreye atari mu ruhare rwe. Bituma rero Imana imwemera. Bene data, nagira ngo mbabwire ngo Imana ikintu idushakaho ntabwo ari imirimo myiza, kuko yaratunaniye. Iyo ugerageje gukora myiza uvangamo n'imibi, iyo uyu munsi ukoze neza ejo ukora nabi. Irashaka ko twizera umwana w'intama wabambwe cyangwa watambwe, wapfuye akazuka, wikoreye ibyaha byacu, twebwe tukikorera gukiranuka kwe. Nayo mbibutse ko Yesu mbere y'uko yicwa, ikanzu ye yarabanje igabanwa n'abanyabyaha. Niba mubyibuka neza, nababwiye ko umwambaro cyangwa ikanzu gisobanura gukiranuka cyangwa kugororoka. Ikanzu ya Yesu igihe yagabanwaga n'abanyabyaha, cyari ikimenyetso cy'uko gukiranuka kwe kubaye uko abantu kugiye kubarwa ku bantu, hanyuma nawe akikorera ibyaha by'abantu, ariko kwambara ubusa. Bamubambye yambaye ubusa, bamubambye akozwe n'isoni. Atwara isoni zacu, atwara gukorwa n'isoni kwacu, atwara urupfu rwacu, atwara guhemurwa kwacu, hanyuma ikanzu ye igabanwa n'abana b'abantu. Bene data, gukiranuka kw'Imana ni ugukiranuka Imana yikoreye, cyangwa se ni ugukiranuka kunyuze mu kwizera Yesu Kristo. Hano hantu hari icyanditswe twisunga cyo mu Baroma igice cya 10, iyo usomye umurongo wa 9 n'umurongo wa 10, hari ijambo rivuga ngo niwatuza akanwa kawe yuko Yesu ari umwami, ukizera mu mutima wawe yuko Imana yamuzuye, uzakizwa. Umurongo wa 10 uravuga ngo kuko umutima ari w'umuntu yizeza, akabarwaho gukiranuka. Ndasubiramo, umutima ni w'umuntu yizeza, akabarwaho gukiranuka, kandi akanwa akaba ariko yatuza agakizwa. Rero gukiranuka Imana idukeneyeho ni ugukiranuka tubarwaho biturutse mu kwizera icyo Yesu yadukoreye, biturutse mu kwizera urupfu rwe. Yesu yarupfuye urupfu nari gupfa. Yesu yakozwe n'isoni zari kunkora, kuko ninjye wari umunyabyaha, hanyuma ikanzu ye yagabanywe natwe abanyabyaha. Ni ukuvuga ngo gukiranuka kwe kubarwa kuri twebwe. Nagira ngo rero nkwifurize kwambara gukiranuka kw'impano uhabwa no kwizera Yesu. Wenda ahazaza tuzavuga umumaro w'uku gukiranuka kuva mu kubahiriza amategeko, ariko umumaro wako uko wazusa kose ntabwo ari uwo kuguhesha ubugingo. Ubugingo tubuheshwa no kwizera icyo Yesu yakoze. Yesu yambaye ibyaha byacu, twambara gukiranuka kwe. Rero bene data, Imana ibaha umugisha. Reka dusenge. Turagushimye data, turagushimye Imana y'amahoro, tugushimiye kuri mwiza, tugushimiye ko wumva gusenga, tugushimiye ko wadukunze urukundo rukomeye, urangije uduha Yesu. Yesu atwara ibyaha byacu, hanyuma natwe dutwara ugukiranuka kwe. Sengera umuntu wese wumvira ijwi aho ari hose, kugira ngo mu mutima we yizere iyo nkuru nziza, yizere ubwo butumwa bwiza, abarweho gukiranuka biturutse mu kwizeza umutima no kwatuza akanwa, hanyuma nawe abe umuragwa w'ijuru, ave mu mubare w'abarimbuka. Urakoze kuko ubikoze, ukiza abarwayi, uhanagura amarira y'abarira, utanga amahoro kuri bose, mu izina rya Yesu. Amen. Amen.